ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Qur'an, Sunna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, twongeye kugaruka uyu munsi nanone kugira ngo tuganire ku byanditswe. Ibyanditswe ariko tubiganiraho akenshi dukunda guhera ku byo yabyigishijwe n'abigisha batandukanye, nkuko mumaze iminsi mubibona tumaze igihe twifashisha biba byavuzwe n'abigisha ba Islam, tureba inyigisho z'ibinyoma bigisha kugira ngo turebe mu byanditswe noneho icyo bivuga. Rero uyu munsi nabwo nifuje ko tugaruka nanone ku magambo mufti w'u Rwanda Shehe Sindayigaya Musa yigeze kuvugaho avuga kuri Yesu. Ndagira ngo nkine gatoya agace k'ibyo yavugagaho, hanyuma nze gukora komenti, reka nshyire mu mwumve. icyo nari ndi gusubiza rero muzehe yabajije n'abaretse yumva igisubizo baze no kumusubiza icya kabiri. Muhamadi ni umuntu, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Imana muri Qur'an iravuga ngo Muhamadi nta kindi ari cyo uretse kuba intumwa y'Imana, kandi hari n'abandi bahanuzi bamubanjirije, ba Aburahamu, ba Yakobo, ba Isaka, ba Mose, bose murabazi. Rero nabo barapfuye, na Muhamadi ni umuntu nawe yarapfuye. Muhamadi rero ariko nubwo yapfuye ariko ubutumwa bwe burakomeje. Nta yindi ntumwa, nta wundi muhanuzi uzabaho nyuma y'intumwa Muhammad. Imana imuhe amahoro n'imigisha kugeza ku munsi w'imperuka. Ubwo baza gusubiza icya Yesu baragisubiza. Nagira ngo gusa mvuge ngo Yesu iby'agakiza, twebwe twemera ko Yesu mu myemerere yacu Yesu ntiyabambwe, nta nubwo yishwe, ariko ibyo barabishatse wenda bizaza mu isomo rindi. Ariko nshaka kuvuga Yesu Imana yaramutabaye iramuzamura iwayo mu ijuru, n'ubu ngubu twemera ko ariho ari. Hanyuma azagaruka ku isi mu bimenyetso bikuru by'imperuka. Hanyuma Yesu nako nagaruka ntabwo azaza kuvuga ubutumwa kuko ubutumwa bwe bwararangiye, ariko azaza nawe apfe abantu bamushyingure. Kandi Yesu turamukunda, ni intumwa y'Imana alayhi salam. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Guys, murakoze, mumaje kumva iki kiganiro cya Sindayigaya, mumvisha amagambo ye. Ndagira ngo muze gutekereza, dufatanye gutekereza, buri wese atekereze ku byo Sindayigaya avuze. Icya mbere nyine avuze yuko Muhamadi ari we ntumwa yonyine yatumwe, ya nyuma yatumwe, kandi ko amagambo yayo ari n'ubu ngubu akiriho, akiri valable, ariyo akireba abantu bo ku isi yose. Hanyuma ikindi avuga ko Yesu abayisilamu bamwemera, ariko nawe ko yari umuntu, ko atigeze abambwa, ko atigeze apfa, ahubwo ko Imana ngo yamutabaye ikamujyana mu ijuru, ngo ariho ari n'uyu munsi. Ndumva nibyo avuzeho muri make, ariko ndagira ngo mpere kuri iki. Reka tugende muri Qur'an, sura ya ndumva ni ya 14, sura ya 14, aya ngira ngo nayo ya 14, tuze kureba icyo batubwira. Sura ya 14 aya ya 14. Okay, katurore mu by'ukuri nyuma yaho mwe tuzabazure mu gihugu akabatinya. Okay, hano ndabona nuza nashakaga, ndibwira ko hano ntayibonamo. Nyuma yaho kandi mu by'ukuri nyuma yabo mwe tuzabatuza mu gihugu
ibyo ni kuri wa wundi utinya kuzagaragara imbere ya reka nshakishe hano. Ngiye gushakisha nkoresheje reka nkoreshe Google. Ngiye gushakisha nkoresheje Google. Icya mbere ni uko kuvuga ko Muhamadi ariwe muhanuzi watumwe ku bantu bose ntabwo ari byo, ntabwo ari ukuri, icyo ni ikinyoma. Reka twandike yenda dukore search turebe ngo we never send a messenger except in their mother tongue in Qur'an. Reka dushakishe yenda reka turebe hano niba baza kutwereka ahantu tubona ari amagambo nashakishaga. Ni ahantu murabibona, ni muri sura ya 14 aya ni iya 4. Sorry ho gatoya, nongere nkore zoom. Okay, reka nkoresha ibi. Dukoze search, batweretse ko aya magambo nashakaga aboneka muri sura ya 14 aya ya kangahe, ya 4. Sorry nari nibeshye nshyiraho ko naho ari 14. Rero reka turebe muri iyi sura icyo batubwira, maze twumve ibyo urukerereza rw'aba bashehe. Hano murabona ngo kandi nta ntumwa twohereje itavuga ururimi rw'abantu twayoherejeho kugira ngo ibasobanurire ubutumwa bwa Allah, hanyuma Allah akarekera mu buyobe uwo ashaka kubera kwigomeka, akanayobora uwo ashaka, ni nawe munyacyubahiro bihebuje nyir'ubugenge buhambaye. Murabona ngo hano nta ntumwa twohereje itavuga ururimi rw'abantu twayoherejeho kugira ngo ibasobanurire ubutumwa bwa Allah. Iki ucyumve. Kandi twaza hano bakatubwira yuko muri Muhamadi yatumwe ku Barabu, sibyo? Reka tugenda twandikemo Arabic, iri ni ijambo twabonye. Murabona ko Qur'an yaje iri mu Cyarabu, sibyo? Yaje iri mu Cyarabu, hanyuma nituza kureba muri na hano murabona ko yaje mu Cyarabu ngo kugira ngo abashe kugira gute, ibashe kugusobanuka, abashe kwisobanurira abo yari yoherejweho. Tuze kureba na hano hejuru nibyo bagarukaho, kandi mukabona yuko hano Muhamadi iyi Qur'an ngo yoherejwe ari ukugira ngo igezwe ku baturiye umujyi wa Maka, ngibi hano, ndetse n'abari mu nkengero zawo, abawukikije. Ibi murabibona ko bigarukaho henshi, ndetse tugiye kureba muri sura, reka mwihangane gato mbishakiremo hano. Twabonye ni sura ya 6 aya ya 92 niba nibuka neza, aho nanone bavuga yuko Muhamadi yoherejwe ku bantu b'umujyi wa Maka, hanyuma n'abari mu nkengero zawo, ngibi hano. Ariko SINDAYIGAYA rwose yatubwiye ko ngo intumwa yonyine yoherejwe ku bantu bose, ndetse nitujya no kureba muri Qur'an turaza kubona yuko Muhamadi ngo yanatumwe no ku majini. N'iyi Qur'an ni igitabo twahishuye cyuje imigisha, gishimangira ibyakibanjirije hano bivugwa ni Bibiliya, Tora na Injili, kugira ngo ukifashishe uburira abatuye umujyi wa Kura cyangwa se Maka n'abayikikije. Murabona ko hano si hehe, ntabwo ari hose, ni abari Maka n'abayikikije. Hanyuma SINDAYIGAYA we atubwiye neza, atubwiye ko Muhamadi ngo niyo ntumwa yonyine ngo yabayeho, ngo nta yindi ngo yikurikira. Sinzi ibyo ngibyo naho ahantu babikura, ariko Islam ifata bugwate ibintu byose. Ari Imana ifata bugwate, ari iki, okay,
ngira ngo wavuga yuko ari nka hari ntuza it's like it's a religion of gangster. Mwihangane ko nkoresheje iryo ariko niryo mbona. Gangster nibo bashobora kuza bagafata ibintu byari ibyawe hanyuma bakabigira ibyabo, ubundi bakakubwira ko nta n'uburenganzira ubifiteho. Ahangaha ushobora gutekereza ko ibi mvuze ari ukubeshya, ariko hari umunsi abayisiraheli bajyaga basenga witwa ashura. We have more right to Moses than you. Uyu munsi ni umunsi abayahudi bajyaga basengaho biyirije ubusa. Uyu munsi witwa ashura. Hanyuma umunsi umwe Muhamadi ntiyarazi uwo munsi icyo uvuze, sibyo? Hanyuma ngo asanga abayahudi barimo basenga kuri uwo munsi. Ngibi hano nababwiye, ubundi gangsters nizo zikora gutya, zigafata ibintu niba byari umutungo wawe zikabifata ku ngufu zikabishimuta bakabigira ibyabo. Rero iyo ugiye kureba na Islam na Muhamadi nawe niko yabikoraga. Hano aravuga ngo Ibn Abbas, Allah be praised with both of them, reported that the messenger of Allah arrived in Medina and found the Jews observing fast on the day of Ashura. The messenger of Allah said to them, murabona ko agezeyo asangana umunsi basenga biyirije ubusa, ngo ahita ababwira, what is the significance of this day that you observe fast on it? Noneho arababaza ngo uyu munsi mwiyirizaho ubusa ni igisobanuro cyawo ni ikihe? Ngo they said it is the day of great significance when Allah delivered Moses and his people and drowned the Pharaoh and his people, and Moses observed fast out of gratitude and also observe it. Noneho ngo baramusubiza ngo uyu ni umunsi ufite agaciro kanini, ufite igisobanuro gikomeye, ubwo Allah ya deliveringaga cyangwa se yabaturaga Musa noneho n'abantu be cyangwa se ubwoko bwe, ngo akaroha Farawo n'abantu be mu nyanja, ngo hanyuma ngo Moses cyangwa se Musa cyangwa se Mose ngo yatangiye kugira gute, ngo n'abantu be batangiye kugira gute gusenga kuri uwo munsi nk'ikimenyetso cyo kugira gute cyo gushimira Imana. Hanyuma ngo Muhamadi yamaje kumubwira ibi, upon this the messenger of Allah said, we have more right and we have a closer connection with Moses than you have. Ibi murabibona, aya magambo murayabona. Muhamadi ntiyari umuyahudi, ntabwo yari umuheburayo. Muhamadi ntabwo yari umwisirayeli, ariko hano ahita agira ngo ahita ababwira ngo dufite uburenganzira kubarusha, ngo ndetse dufite isano ya bugufi kuri Musa kubarusha. Ngibi hano we have more right and we have a closer connection with Moses than you have. Ibi arabibwira abayahudi bo bwabo, mwabibonye ni hano hejuru. So Allah's messenger observed fast on the day of Ashura and gave orders that it should be observed. Aha murabibona ko rwose Muhamadi yahise agira gute abishimuta. Rero na Yesu nuko bamushimuta, Aburahamu nuko ashimutwa. Nta muyisilamu ushobora kubaza ngo Aburahamu bisobanura iki, abikubwira. Nta muyisilamu uzabaza ngo Yesu bisobanura iki, abikubwira. Oya, naho ngaho ni mu kigari. Nta muyisirayeli ho gatoya, nta muyisilamu wapfa kubaza ngo Gabriel bisobanura iki, abikubwira. Yakobo bisobanura iki, ntawe wabikubwira. No kugira gute, no guterura hanyuma uko bakabitwara. Iyi ni hadith murabibona, ni Sahih Muslim 11:30c. Hanyuma hano tukabona nindi nayo ibivuga, when the prophet arrived at Medina, the Jews were observing the fast on Ashura, the 10th of Muharram, and they said, this is the day when Moses became victorious over Pharaoh. On that, the prophet said to his companions, you Muslims have more right to celebrate Moses' victory than they have. So observe the fast
on this day. Iyi ni Sahih al-Bukhari 46:80. Ugiye kureba muri iyi minsi hari intambara iri hagati y'abanyayisiraheli ndetse abayisilamu benshi bita abanyayisiraheli ko ari abaterorisite, bakabita n'ibindi bintu bitandukanye, bakabita abazayonisite. Ariko ugiye kureba hano, Muhamadi we ubwe yahise aba umusiyoniste, yahise aba umuyisiraheli kurusha n'abariya bandi, ku buryo yahise afata n'imigenzo yabo n'iminsi basengaho byose arabitwara, arabishimuta. By the way, ugiye kureba muri korowani ivuga yuko ubutaka abisirayeli bafite buriya bafite aho Palestine iri ni ubutaka ngo arayahaye, yagize gute, yahaye abisirayeli. Ibyo ugiye kubishaka muri korowani wabibona, ariko ndaza no kubigarukaho n'ibikunda. Ibi murabibona n'indi hadisi bivuga nanone, ivuga uburyo Muhamadi yageze hariya, afata uyu munsi wa Ashura Abayahudi bajyaga basengaho, ahita ababwira ko bafite uburenganzira kurusha Abayahudi bo ubwabo. Ibi murabibona, iyi ni hadisi yindi bigaragaza, ni ahantu henshi hatandukanye. Rero ntibigutungure rwose, niba uri umuyisilamu bimenye icyo Muhamadi yagiye akora. Yagiye afata ibintu by'abandi akabishimuta, yafashe iby'abasabiyanze arabishimuta, majiyanze arabishimuta. Ibyo byose sabiyanze nibo babona muri korowani, muzasa n'ubundi niko bimeze. Ugiye n'uyu munsi sabiyanze ni abantu babaho banasenga bari muri Iraq. Dukoze sace hano wahita ubibona. Reka turebe, yenda mfate muri reka mfate mo hano dukore sace. Who are Sabians? Aha, turamutse dukoze search, murabona ko hano baduhaye reference ku bintu Qur'an ivugaho. Ngo Sabians mentioned in the Quran as the people of the book are a diverse group with varying interpretations of their identity. Some scholars identify them with the Mandayans. Abangaba ku basoma Qur'an, aba bantu bagaragara muri Qur'an. And agnostic religion roots in ancient Mesopotamia. Nukuvuga ni religion yabayeho mbere mu gihe cya Mesopotamia. Others suggest that they were a group of star worshippers, ngo bajyaga basenga iki, inyenyeri, from Haran. Ahangaha niba muhazi, Harani ni naho Nuza se wa Mose yagize gute, nako Mose nawe yarahatuye. Ni Abrahamu, Harani yarahatuye. Who combined the Semitic traditions with Hellenistic influences. Still on others link them to the ancient Sabians, ngibi, known for their trade and connections to the Middle East. Ibi wabireba, batangamo ingero zitandukanye. Ngira ngo niwareba muri Korowani bashobora guha amareferanse duhereye. Noneho tugiye kureba kuri YouTube. Aba basabiyanzi n'uyu munsi barahari. Aba basabiyanzi bagize gute, barahari. Bafite n'igitabo kimeze neza nk'icya Korowani, nacyo ubona ko Korowani Muhamadi ariho agiye akura, afite ibintu byinshi yagiye akuramo muri ibyo by'abasabiyanzi. Aba muri iki gihe bari muri Iraq, ndetse iyo ugiye kureba usanga bagira gute, imigenzo yabo bagira ijya kumera nk'iy'abayisilamu. Ngira ngo niyo twafata iyi video hano, ninkora zoom, nidufata hano baratubwira ngo what is Mandaism. Bose bitwara nk'iki, bitwara nk'uko abayisilamu bagira gute bitwara. Iki ni ikimenyetso kigaragaza imyemerere yabo bari batweretsemo hano. Hanyuma nabo ni abamonoteiste. Abangaba ni muri Iraq niho baba. In Arabic and Muslim context, they have also often been known as subba, which basically means those who baptize.
This also connects it to the term Sabbath. aha barimo baragira gute barabasobanura, ariko nitujya no muri suna muraza gusanga na Muhamadi baramwitaga umusabiya sabi, kubera ko nawe iri pare ko yari afite iyo myemerere yabo. Geographic origins. Ah, ngira ngo mpereye hano nkandika ijambo tuvugiyemo hano sabi. Ah, sabi reka nandikemo hano Muhamadi, batubwira ko igihe bagiraga abantu bamwitaga sabi. Reka turore ko mpita mbibona hano nihuse. Okay, sabi. Aha ni igihe ngira ngo ni abantu bari bagiye gusaba amazi mu gihe cya Muhamadi, hanyuma ngo umuntu umwe bari bazanye aza kubaza, hanyuma ngo get at this sabi or it means Muslim. Urabona ko hano sabi na Muslim bigize gute, biritiranijwe. Katuroremo hasi. None has the right to be worshipped except Allah, testify that Muhammad is his prophet. Hearing the Quraysh said, get at this sabi. They got up and beat me nearly to death. And urabona ko batekerezaga ko abayisilamu aba ari abasabi n'ubundi. Uyu munsi barahari n'imigenzo yabo ijya guhura n'iy'abayisilamu bagira gute bakora. Yahani muri nibyo barimo kutwereka. Uncertain and unknown. Many believe Aha that he is basa n'ababatizwa ngibi uko bakaraba niko n'abayisilamu bakaraba, imigenzo yabo ni imwe ntabwo itandukana. original baptized. Technology makes it impossible to hanyuma tugiye kureba ahangaha murabona ko Muhamadi yiswe n'abayisilamu bitwaga abasabi. Hanyuma aha ni hehe, ni inkuru batubwiraho ngaha. Her relatives asked her also and so, what has delayed you? She said, a strange thing. Two men met me and took me to the man who is called the Sabi. Urumva ko hano Muhamadi bamwitaga a Sabi. And he did such and such a thing. By Allah, he is either the greatest magician between this and this. Ibi ngiye murabibona ko hano uyu Muhamadi ngo bari bagize gute, bari bajyaniye amazi. Urumva na amazi hano yari yasabye, bari basabiye Muhamadi. Hanyuma ngibi hano murabibona, when her water bags were returned they looked like ngibi murabibona gukomeza hariya hasi. Ni Sahih al-Buhari 344. Ibi nindi hadith ngiyi, he is a sabi. Muhamadi niko bamwitaga. Where is he whom you call as sabi? Muhamadi bamwitaga iki? Umusabi. Rero aba ni imyemerere yari iriho. Aba bafite igitabo cyitwa Ginzaraba, uwazagishaka yazakibona, kigaragaza uburyo Muhamadi ariho yakuye imyemerere yiwe. Dukomeje kureba, dushobora kureba Mandayans, turebe niba Sabians, who are the Sabians, the Qur'an in Islam. Okay, ahandi dushobora kureba ni hehe, sinzi niba mo hano muri iyi video tuza kubibonamo. There is much debate about the Sabians, but the general consensus is they were a group of stargazers who believed in the heavenly law and the unseen. Ibi mwihangane gato, reka ndabona bishobora gufata umwanya. Reka turebe niba haba hari video ishobora kuba sawa. Reka turore hano. Story in the 9th century where a calligrapher or a copyist, an artist who draws text or books, because back then they didn't have computers and press or printing press. He was practicing a religion called Sabia or Sabian. Anyways, long story short, he wanted to know which of the three religions is actually from God Almighty. So he wrote the Torah in a nice calligraphy and the Bible and the Qur'an. He purposely made mistakes in those books. Later, he gifted the Torah to a Jewish rabbi and the Bible to a Christian priest, and none of them noticed the mistakes that he did. When he gifted the
go on to a Muslim, that Muslim opened the book and noticed that the mistake, and he refused to accept that gift. And he said, we cannot accept that because there is a tiny mistake. So the calligrapher later accepted Islam because of his conclusion that the book that is preserved has to be from God Almighty. Story in the ninth. Okay. Aha ni urundi rugero hano batwerekaga rw'abasabiyanzi. Who are Sabians ni Qur'an. Hanyuma ibi dushobora no kureba nanditsemo wenda nkongeramo in Iraq. Barahari n'ubu ngubu ugiye kureba mu bihe bya vuba ndumva hari aho bakoraga ibintu byo kubatiza. Nimujya kureba hano uko bakaraba niko abayisilamu bakaraba inshuro 3. Sorry, reka ndebe mo hano. عيد البروناية وهو عيد الذي يتكون من 5 أيام. يسمى هذا في طائفة الصابئة المنديايين 5 الأيام البيضاء، ويكون بها التعميد. Aha murabibona ko n'inshuro basenga ni bimwe. Ushobora kwibaza ugatekereza yuko ibi ari byo nagize. Reka turebe, ngiye gushaka igitabo cyitwa Ginza Raba. Yenda turebe PDF. Iki gitabo cyitwa Ginza Raba ninjya gukora ninkora search kuri internet muraza gusanga n'ubundi nacyo kimera neza nk'iki nka Qur'an. Kibimeze ni igitabo kimeze kimwe udashobora gutandukanya. Okay, ngibi mo hano murabibona. Okay, iki kiri mu Cyongereza, reka nshake ibigize, ariko uko Qur'an yanditse n'iki gitabo nacyo niko kimeze, ntabwo bitandukanye. Reka turebe Mandayan Scriptures, reka turore. Hano ntabwo bantereza icyo nshaka, baduha histoire yacyo. Reka turore. Igitabo cyitwa Ginza Raba. Uko mwabonye nyine Muhamadi bamwitaga a Sabian. Therefore there is Sabi who has hidden himself between the Kaaba. Hariya reka mbirekere hariya. Okay, hano ndabona ntabwo byihuta nkuko mbishaka, ariko icyo ngira ngo nanavugeho kindi nuko kuri SINDAYIGAYA watubwiye ko Yesu azagaruka aje gupfa. Uribaza wowe niba uri umuyisilamu urumva bifite sanse ko Allah yaretse Yesu akagenda akamara iyo myaka yose akazamugarura aje kumwica ku munsi w'umuzuko, igihe abandi barimo bazuka wagapfa? Bizaba bimara iki? Umumaro wabyo uzaba ari uwuhe? Bizaba ari byo gukoresha iki? Ikindi cya kabiri, reka nkubaze wowe uteze amatwi muri uyu mwanya. Muhamadi aramutse ahari uyu munsi, aha murabona baravuga ngo the story of creation, ariko reka mbanze nkubaze iki kibazo. Muhamadi aramutse ariho uyu munsi, urumva utekereza ko mu by'ukuri wahitamo bitaba ari umugisha uramutse wicaranye nawe? Urumva uramutse wicaranye nawe ukamuganira, niba hari ikibazo ufite ukajya kukimubaza, wumva bitaba ari umugisha? Sinzi niba icyo kibazo cyanjye urimo kucyumva. Ntiwanezezwa no kwicara iruhande rwe? Ntiwanezezwa no kumva amagambo avuga? Ikindi cya kabiri, urumva igihe waba ufite ikibazo utanezezwa no kumwegera kugira ngo agire gute, agusobanurira ibyo udasobanukiwe? Yesu rero ni muzima nyuma y'imyaka ingana gutya,
Yesu ni muzima kandi yari afite ubutware buruta ubwa Muhamadi. inshuro zose uzi inshuro zose uzi bavuga kuri Muhamadi, ndagira ngo nkubwire ko kuri Yesu ah, ubutware bwose yarabugumanye, ntabwo yigeze abwamburwa. So kubera iki twebwe biba ikibazo iyo abakristo tuvuze ngo tugiye kwegera Muhamadi, tugiye kwegera Yesu, mu mbabarire ho gatoya, tumubwire ibitugoye, kandi nawe uramutse ugize amahirwe Yesu akaba nako Muhamadi akaba akiriho, wamwegera kugira ngo agire gute, akubwire akubwire nyine ibyo yemeraga n'ibyo Imana yamubwiraga. Yesu yavuganaga ni Imana ubwayo, ntabwo yagiraga gute, yashakishaga ahandi. So wumva bitaba ari umugisha kuri wowe? Niba byaba ari umugisha, kuki utekereza ko ku bakristo gusenga Yesu ari ikibazo, cyangwa se twasenga tumugisha inama, twasenga tumubwira ngo adusabire, twasenga niyo byaba ari gutyo, kubera iki biba ikibazo? Kandi noneho reka nkubwire n'ikindi. Kuri mwebwe ntabwo wumva ko mu by'ukuri nabyo ubwabyo ari ikibazo, ari ikibazo kuba buri wa gatanu ugomba ugasenga amasengesho yawe uyohereza kwa Muhamadi, ndetse na Allah nawe ubwe akaba agomba kugira gute, na Allah nawe akaba agomba kugira gute, gufata amasengesho akayohereza kwa Muhamadi. Nashakishaga iki gitabo cyitwa Ginza Raba, murabona, the holy book of Mandayans, Ginza Raba in Mandaic language. Murabona ko biri mu Cyarabu, ndetse ni kimwe nuko na Qur'an yanditse. Ibi ndibwira ko buri wese abasha kugira gute, abasha kuri screen ye arimo arabibona. Noneho dushobora kureba Ginza Raba, the holy book. Nidukanda hariya tuze gushakisha, hano baratwereka, tuze kureba ni hehe baduha, reka ndebe nshyira hano yenda mu Cyongereza, ibyo bishobora kuza kumfasha. Ibi ni ibitabo hafi ya byose bakoresha, ariko by'umwihariko iki cyitwa Ginza Raba. Noneho ndashaka kureba books in Mandaic, tuze kureba Ginza Raba, the holy book. Icyarabu ibi byose nimwo biza. Reka ndebe kugira ngo nkibone, nkoresha ikiramu, ngiye gushakisha, turebe in Arabic niba ndibuze kukibona. Books in Arabic, reka ngerageze gukora translation mu Cyongereza y'iyi page, ndebe ko bikunda. Okay, welcome to the website of the Mandayans. Barakwereka ntuzayo bakoresha, faith and belief. Tuze kumanuka turebe, ni pillars zabo hano batubwira of Mandayans Sabian religion. The first pillar ngiyi nabo ni monotheism, testimony, ni shahada nabo bavuga. Hanyuma the living great has no partner, ibi murabizi nibyo bigaruka muri shahada y'Abayisilamu. Second pillar irishama, the pillar of ablution, ni ugukaraba. Iyi ablution murabizi ko kwa Muhamadi nayo irakomeye cyane, ablution, gukaraba. And prayer is one of the basic of pillars of the worship of the Sabian religion. Hanyuma amasengesho atanu ngaya, the 5 prayers are 3 essential. Ngibi amasengesho atanu ni itegeko. Ibi reka nkore zoom
ku bayisilamu murabizi neza ko mubwirwa yuko mugomba gukaraba za nshuro zose kugira ngo mugire gute mwezwe. Ngibi murabona ko ibi ni bimwe n'ibyo aba ba Sabians bagira gute bakora. Ngibi the 5 pillars of the Mandaean Sabian religion. Ngizi 5 basic pillars muri Islam, namwe nizo mugira. Iya mbere, monotheism and testimony of the great living one. Second, ablution and prayer. Icya gatatu, ablution ni ugukaraba ngo no kugira gute no gusenga. Icya gatatu, charity and benevolence. Ibi namwe nibyo mwita zakat, kugira gute kugira neza. Iya kane ni fasting, ni ukwiriza ubusa, namwe mugira ukwezi kwa Ramadane. Abamandayanizi nabo nibyo bagira gute bagira, kandi ibi ni ibya kera, ni religion yabayeho kera yo mu gihe cya Mesopotamia. Dying and purification, ibi murabibona. The first pillar barayisobanura, hanyuma bakaza kuri hari monotheism and the obligation to monotheize the creator, bear witness to him and worship him alone, and that there is no true deity except him. Murabona iyi ni shahada y'abayisilamu, ari nabyo Muhamadi yagiye agira gute aterura. We bear witness to the glorious, the ancient, sublime and eternal. Ibi tugiye muri Qur'an nabyo nibyo usangayo, ever living, the great, ibi muri the living one. Ibi murabibona ko the master niki byose ibi nibyo ntuzagize. The second pillar, irshama and salawata, ablution and prayer. The pillar of ablution and prayer, ibintu kugira ngo mwezwe ku bayisilamu, namwe niko bigira gute, niko bigenda. The most high king of light, murabizi ko muri Qur'an Allah avuga ko Allah is the light. Muhamadi niko yabyanditsemo. Hanyuma turebe kuri ntuza yindi ya gatanu, baravuga iki? Murabona nanone ko hano, and it is stated in the Quran. Ngibi hano in the Holy Quran, the blessed Quran of the jinn. Murabibona ko imyizerere yose abayisilamu bagira bayikura kuri aba Mandayans. The Lord of the book in the pages of the prophet of God Yahya ibn Zakaria. Ngibi murabibona aho bageze gute babikuye. Abangaba ngo bigombe kuba ari abantu ngo bakurikiraga John the Baptist cyangwa se Yohana Umubatiza, wari umuhungu wa Zakariya. Ngibi peace be upon him. Murabona ko naho niho bigaruka. Iki ni igitabo cy'Abamandayans nibo kureba cyitwa Ginza Raba. Hanyuma uko basenga, uko bikubita hasi, prostration, ibi byose niko abayisilamu bagira gute babikora. Tuze gukomeza Ginza Raba. We have one, the ever living God high. Ngibi murabibona. The third pillar ni fasting. Fasting is considered by the Sabians to be one of the best, most excellent, most righteous deeds. They practice it in order to draw closer to God Almighty, and seek His pleasure. Fasting, according to the Sabians, is divided in 2 parts, one of which complete the other. The greater fasting of the soul, and the lesser fasting of the body. Greater fast, ngibi hano bagiye kubisobanura. Ngibi ibi nibyo basubiramo, ari na izi pillars zose niko na Islam igira gute izikurikiza. Byose nibyo Muhamadi yateruye yabikuye kuki kuba Sabians. Ndetse na Qur'an, iki gitabo cyabo uko cyanditse ni nako na Muhamadi yagize gute yagiteruye. Reka nsubire inyuma nkore search yindi ho gatoya, ndebe niba nshobora kubona yenda igitabo. Katurore book section, reka turore hano batubwiye books in Mandaic, books in Arabic. Katurore hano baratubwira YouTube, images, publications and sections, references, books section. Reka njyemo hano ndebe niba baza kuduhereza urutonde rw'ibitabo birimo. Turebe tumanutsemo hano hasi baraduha ibiki.
footnotes aha ntabyo mbonamo. The manuscript, the kingdom of heaven manuscripts, D1 kuwat. Hano the translation of the holy book bw'inzaraba, reka turore niba hano nza kubibonayo. Okay, reka ndebemo hano. Okay, iki gitabo the pages of the right section of the Mandayans. Okay, reka turebe niba hano baza kubinyereka. Okay, ndumva ni ibi rero murabona ko uko Qur'an imeze hano. Reka nkore zoom, nkoze zoom muraza gusanga uko Qur'an yanditse ni nako iki gitabo cya Ginzaraba kigize gute kimeze. Ngibi hano Muhamadi nibyo yagiye aterura agashyira hehe muri Qur'an. Reka tuze kureba ngiki kimenyetso cyabo. Hanyuma tuze kureba aya magambo, nimuza kureba ngiye kuyakora njye kuri AI nyashyireho bagerageze gutranslatinga icyo avuze. Reka yenda mfate print screen hano ihangane ishobora kutanyorohera kuyibona. Print screen ndayibona gute? Sorry, aha ntabwo nibwira ko biza kunyorohera gukora print screen. Ariko kubazi icyarabu ufasha aya magambo avuga namwe nayo muri Qur'an avuga ngira ngo Allah most gracious n'ibiki byo ku bayisilamu barabizi ko niyo agarukaho. So ni bimwe rero nibyo ntuza dufitemo hano muki dufite muri dufite muri Qur'an, ubona ko ari byo Muhamadi yagiye aterura agashyira muri Muhamadi nibyo yagiye aterura ashyira muri Qur'an. Ni igitabo cya Ginzaraba yagize gute yateruye. Hanyuma navugaga ngo ku bayisilamu muvuga neza, muvuga ko abakristu ngo bajya kugira gute bajya dusenga Yesu. Nigeze kubaza ikibazo ndavuga ngo nigeze kubaza ikibazo kibaza ngo uyu munsi Muhamadi yaza kuba gihari atarapfuye nk'uko ntuzayabitubwiye. Murabona ko hano abayisilamu mu gihe cya Muhamadi bajyaga bajya kugira gute kumugisha inama. All you who believe, when you want to consult the messenger in private, spend something in charity before your private consultation. That will be better and purer for you. But you find not the remains ngibi. Nuko bagombaga gutanga ikintu runaka kugira ngo banabashe kubona purification. Tugiye kureba muri iyi sura ya 58 aya ya 10 ya kangahe ya 12. 58 aya ya 12 iratubwira iki? Murabona baravuga ngo yemwe abemeye nimujye mushaka kugira ibyo muganira mwibanga n'intumwa Muhamadi, mujye mubanza mutanga amaturo mbere yuko mubonana. Ibyo nibyo byiza kuri mwe kandi nibyo birushijeho kubeza imitima ngibi. Ariko nimutayabona murabibona hano bagombaga gutanga amaturo. So kuri Yesu ni muzima nyuma y'imyaka irenga iriya yose. Hanyuma ni iki cyatuma abakristu tutagira gute tutamusenga? Ni iki cyatuma tutamugisha inama? Ni iki cyatuma tutamubwira ibibazo byacu? Ni muzima, aracyahari, aracyakora. Mandayans rero mwababonye ko Muhamadi yagiye aterura ibintu by'ahantu hatandukanye, by'umwihariko iki gitabo cy'abasabians yaragiteruye rwose, yakuyemo byinshi no muri cyo kimwe no muri Bibiliya. Sinabashije kubona uburyo nabona ifoto y'aka kantu.
ariko katurore print screen, reka ndebe ko ninkora gutya biza gukunda. Sorry, ndabona nabyo bitankundiye. So mwihangane, ubwo nazakabashakira ubutaha. Ntabwo nzi ko nshobora kubibona mu cyongereza, kubibona bishobora kuba bigoye, ariko icyo nababwira cyo nuko aya magambo mubona ni kimwe nayo dufite muri Qur'an. Aya magambo mubona hejuru avuga ngo Allah the most great. Mwakoze rero gukurikirana ikiganiro cyacu, ndagira ngo nsoze mbabwira ko Yesu ni muzima, ni umwami, niwe Mana, niwe ibimenyetso byose by'ubumana Yesu yarabigaragaje, kandi n'ubu ni muzima, aracyahari. Azagaruka aje guca imanza z'abariho n'abapfuye. Azagaruka ari umwami. He will come as a judge over the nations. Muhamadi nawe ubwe yarabivuzeho nibyo. Ikindi Muhamadi yavuze ko ari Yesu ari roho cyangwa se roho cyangwa a spirit, avuga ko he is the word of God. Muhamadi bamubajije what is they ask you about the ruh, aravuga ngo ibyo ngibyo ntabyo nzi, ahubwo bizwi na Allah wenyine. So Yesu niwe wenyine uzi uwo ari we, kuko he is the spirit. They ask you about the spirit. Ndumva ari gutya. Kubera ko nakoresheje Hilary Kane biragoye kuhita mbibona. Reka turore, yenda ngize gutya, ni nandika gutya, katurore hano byo simbibona. The spirit, reka turore. They ask you, sorry, aha ndabona bigoye kugira gute. Okay, ndabona ngibi ni sura ya 17 aya ya 85. Muhamadi ngo bamubajije ku bijyanye n'umwuka. They ask you concerning the ruh or the spirit. They say the ruh or the spirit is one of the things, the knowledge of which is only with my Lord, and of knowledge you mankind have been given only a little. Ngibi sura ya 17 aya kangahe, aya ya 85. Ntabyo yarazi. Hanyuma ni gute rero birangira aba bashehe babaye abanyabwenge kurusha Allah na Muhamadi? Urabyibaza. Niba uri umuntu utekereza, ukunda kugira critical thinking, ni byiza kwibaza ibyo bibazo kugira ngo tumenye ukuri. Hano murabibona uko mu Kinyarwanda babivuga, sibyo? Barabaza ngo, baranakubaza bati yewe Muhamadi ku bijyanye na roho uvuga uti ubumenyi bw'ibya roho bwihariwe na Nyagasani wanjye. Urabona ko ntabyo yarazi, kandi na Allah nawe ntiyanamutabaye ngo abisobanure. So Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye, kandi yaravuze ngo nituguma mu ijambo tuzamenya ukuri kutubature. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Naho butaha nsoza nkubwira ngo kanda subscribe, kora share, kanda kuri like, hanyuma downloading usangize ibi biganiro byacu, kuko nibigera kuri benshi bazamenya ukuri kugire gute kuba batura. Imana ibahe umugisha, nakagaruka naho butaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Qur'an, Sunna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.